bwa mbere nkina amateatro Runana nayinjiyemo ukomeza nka ushombe neza mu Runana nyine kugaragaza nyine Tesi yasigaye mu mirimo yo mu rugo. waretse kwihuta tukabanza tukagira kuko kurabona utiyo bwa mbere nkina amateatro ni mama wanjye umbyara mu nda wayanjyanyemo kuko nawe akina mu Runana nawe niwe ukina yitwa Languid akina ari nyogokuru wanjye ariko ubundi ni mama wanjye mu buzima busanzwe. Ubyakira no kubona umubyeyi wawe mukina muri teatre imwe ubyakira nk'umuntu wakunje muri teatre? Nje biranshimisha cyane kuko hari aho byankuye hari naho bingijeje ubu ndakeka nibyo bitumye mbona. Runana nayinjiyemo muri 2013 hanyuma nabibayemo iyo myaka yose kugeza n'uyu munsi. Ni ibintu nkora nkunze, ni ibintu nishimira, ni ibintu byama nkarota, ni ibintu nkumbura nicaye iwacu, ni ibintu binshimisha muri make. Icyo byangejejeho rero ntabwo navuga ko byangejejeho ku kintu cyinshi gihambaye ariko harimo byinshi byiza cyane byangejejeho. Gutinyuka ni icyambere kera ntabwo najyaga mvuga kubera corona ariko si ibindi kubera wowe turabipfa. urumva se mudafitanye amabanga nyine kugaragaza nyine yuko ikintu cyiza cyangwa se ushaka kwiyadapta mu rundi rubyiruko wawe ni ukuvuga ngo haza this no umwana nyine w'uwo mugabo yari yanywaga drugs ibintu nk'ibyo ngibyo anaje papa we amubwiye nyine ngo aze mu Rwanda kubera ko byari byaranze nyine iwabo yego nyine urumva uwo mwana byari byarananiranye iwabo aramuzana nyine ngo basi twe Benita umukobwa wa Mariana mu Runana. Mutesi wamusize he? Tesi yasigaye mu mirimo yo mu rugo. Muri iki gihe imirimo ari kuyikoza mu Runana Biba bigoye ariko nyine uko ugomba kumushyiraho igitsure buri munsi. Petero ntaramutera inda. Duce twancitse ariko minsi yashize hari kirinye ibinyoni ariko ibinyoni byabo ntago byabaguye nabi. ariko ntabwo Oya ibinyoni byabo ntago byavuyemo inda. kuri ya Petero Petero ameze neza. cyagira injuga nyinshi n'udu story tudashira. Natangiye gukina ikinamico muri 87 ntangirira muri troupe théâtrale yitwa Rafiki hanyuma muri 98 njya muri Mashirika hanyuma njya mu Runana. Gukina rero sinavuga aho nabikomoye kuko ariko mfite musaza wanjye w'umuhanzi waririmbye nubwo atabinahangaha ariko ni umuhanzi. Nkeka rero nta wundi muntu muri Bushombe rero nk'umukinnyi w'ikinamico na filime ukunzwe mu Banyarwanda ngo impano yo gukina ikinamico ngo yaba afite aho ayikomora ngo inkomoko akaba akeka ko ifite imvano mu buryo yarezwemo. Ashobora kuba naratangiye kumva ikinamico nayikunda cyane mbivanye mu burere gikristo. Ndo mu Kristo Katolika nasengeraga kuri paruwasi. Ntabwo nkunze guhura n'ikibazo cyane keretse byibura nk'abageze kumbona nkina ryo mu Runana niko nkinanye nitwa abantu benshi nicyo kintu banziho yuko nitwa Karemera niyo mpamvu banyita Karemera. Ushobora guhura n'umuntu akabwira ngo Karemera umwe akanyoberwa kandi nitwa na Nkurunziza Gastar amazina y'ababyeyi ariko Karemera ni izina ry'umukino mu buzima busanzwe. Nyuma Karemera wabagaye ndahari ndi muri uyu mujyi wa Kigali ariko nkorera no muri Ngoma hose n'ubuzima umuntu arimo kugenda ashakira. Uzi mwikinamico Runana nka Mariana? Yego narinzwe nka Mariana ariko nkuko mwabyumvise wakinaga ari Mariana yitabye Imana. Urugendo rw'ikinamico rwatangiye urebye ndwinjiyemo Urunana rutangira no kuvuga mu 1999 nibwo natangiye gukina
ko mbere yaho nakoze n'ubundi kuri radiyo Rwanda indamutsa zitangira ndi umukozi wawe. Nanjye nitwa Uwera Clarisse mu runana nitwa Kantengwa nk'uko babivuze. Kantengwa ya duhere kuri Clarisse. Okay. Clarisse. Okay, Clarisse ndi umukobwa mfite ababyeyi babiri turabana 5 duwa kane. yaba si hejuru umuyisilamu amazina ye yitwa Mukeshimana Musa amazina ya Islam ariko ugakina uri umukristo umwe w'indani pe umurokore umwe wa undi wahejeje ibyo bintu ukabihuza gute? ni ukuvuga ngo hari imyumvire abantu bagomba hari icyo abantu bagomba kumva. hari Musa Mukeshimana yego nk'umuyisilamu ari wowe ari yo njyewe, hakaba na Mugisha w'umurokore, akaba na mwarimu muri ubwo buzima bwe ariko kazi. kuvuga ngo izina rya Mugisha ni izina ry'akazi. iyo rero nabaga mvuye mu rugo ngiye ku kazi nabaga ndi Mugisha, urumva. noneho ngiye sinjye wiyandikiraga biriya bintu, ukuvuga ngo ibintu byabaga byanditse bakambwira bati Umugisha ni umurokore umeze gutya na gutya, ugomba kugaragara ko yatwawe n'agakiza haba mu mvugo haba no mu bikorwa. noneho iyo uri umukinnyi mwiza wirinda amarangamutima yandi yo hanze, wowe ukareba bya bindi baguhaye biri ku rupapuro urumva. ubwo rero ntabwo byambujije kuba Musa nk'umuyisilamu utashye, ariko n'abandi mu kazi nkaba ndi mu Gitefano wananiranye, Gitefano utera inda ba Nadine, Gitefano ufite ibibazo byinshi cyane. nta muntu ujye witiranya iyo ho bikina n'ubuzima bwawe bwa buri munsi ukumva wenda biranakubangamiye. bigitangira njyewe ntabwo byambangamiraga kuko numvaga ari ugukina nyine mba nzikora amasomo ntanga. ariko hari abandi bantu babyumvaga bakajya mu muryango wanjye bakajya kuvuga batari kureba muntu namubujije gukina biriya bintu birakora n'ibiki, noneho bigatuma batumva neza ikinamico icyo ari cyo. ariko buhoro buhoro ganira rimwe na rimwe nyine hari nk'igihe umuntu muvugana ijwi akarimenya. yego nibyo muri taxi hari igihe biba ngombwa ko nkanjye akenshi iyo nsetse abantu bahita bamenya guseka kwanjye, bituma bamenya ko ndi uwo mu runana kurusha wenda ko navuga. iyo nsetse ibyo barabimenya. waretse kwihuta tukabanza tukagira kuko kurabona utihuse. mwese tugira iki pete tugira iki? oya rwose ihangane uretse kugenda urabona ubuse twaba turangije. oya pete njye nifitiye ubwoba. uko babwiye se nta muntu uri hano ku ishuri, twe dusigaye twenyine. oya mbabarira pete mbabarira nitahire dore burije. oya rwose mbabarira nta wundi muntu turi kandi ibintu twari twabiganiye kuki ushaka kumwinginga nawe ugomba kuko. oya pete njye nifitiye ubwoba rwose. ihangane mwana rwose nuko tutarabimenya ku bundi ntacyo bitwaye. kwinjira mu nzu z'abantu batagoyeka ahubwo wowe urinda uza mu nzu z'abantu badahari. ese burya ni Monika ese ko tugendera utatumenyesheje ma nkumenyeshe wowe nande ahubwo mbira icyakuzanya kuko sinkuzi mu bantu baba tumeze kimwe pe nanjye sinkuzi mu baba hano. hanyuma se tugufashe iki wowe nande nako mbwira aho sheri ari mbere ya byose. sheri wanjye se kira